yewe ndagira ngo mbwire n'abanyarwanda batwumva nyakubahwa perezida Kagame ni iwacu mu ruhango urumva rero ko ngewe kuba yabona perezida ngewe bifitemo inyungu ariko ikibazo ufite ni systeme ye nafitemo inyungu abanyarwanda badafitemo inyungu aho ngaho niho hari ikibazo kuba rero umuntu yajya hariya akishima kanaka yapfuye. Maître Ntaganda Bernard twongeye kugusuhuza. Tugeze ku kiganiro cya gatatu tugiye kujyana nawe nyuma y'ikiganiro cya mbere aho watubwiye ku isuzuma ngaruka gihe ryakorewe u Rwanda ku iyubahirizwa n'ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu. Ndavuga UPR, Universal Periodic Review, aho ibihugu binyuranye byanenze ibitari bike mu Rwanda ariko hakaba na bimwe byashimwe. Muri icyo kiganiro wavuze ko uvumera ku gahera iterambere ryo ryose ridashingiye ku muturage. Mu kiganiro cya kabiri watubwiye ku mudende wambitswe n'abanyarwanda aho hasobanurira fondasiyo yakwitiriwe. Ni ikiganiro wagarutse cyane ku cyo ukunze kwita akayihayeho ka politike. Wasubiyemo ko niba ngombwa uzakama imbogo, unavuga ko utiteguye guterwa ubwoba n'uwo ari we wese. Mu biganiro byombi ushimangira ko nta nyungu z'umuturage zishyizwe imbere, ibyakorwa byose byaba ari impfabusa. None Maître Ntaganda, mu kiganiro cya gatatu ndakubaza ku bintu by'ingenzi. Reka mpere ku rwandiko uherutse kwandikira Ubwongereza ufatanije na Madame Victoire Ingabire mushima ibyo Ubwongereza bwatangaje byo ko u Rwanda rubusanya n'amahame agenga umuryango wa Commonwealth. Ese ko leta y'u Rwanda igamije gukora ibiri mu nyungu z'u Rwanda mubona bidahagije? Usanga habura iki ngo cyongerwemo cyangwa se ngo kinozwe? U Rwanda uriteka ibintu rukora u Rwanda ni ukwiyamamaza, ni ukwiyerekana, turabambere, turabakangahe, ibintu ngibyo ugasanga rimwe na rimwe barafata ibyemezo bibangamiye abanyarwanda ari kugira ngo bigaragaze. Ibi bintu rero ndakubwiza Bwana Ntwari, ndakubwiza ukuri, ngewe biranzonga bikambuza no gusinzira kubona abantu bumva ko bagomba gukorera amahanga, bagomba gukorera ijisho ry'amahanga aho kugira ngo bakorere abanyarwanda. Ngira ngo iyo myanya nayo ni bya bindi bajya kugura kugira ngo babone iyo myanya. Ntabwo iyo myanya iba ishingiye ku kuri, ni imyanya iba yendeye ku busa. None se ubu barakuvuga ngo bari ku myanya ya kanga babanza ari kwa gatandatu ku barwanya covid. Ejo bundi twumvise ko igihugu cy'Ubwongereza cyafashe icyemezo cyo guhagarika indege z'u Rwanda kujya mu Bwongereza n'Ubushinwa bwabikoze. Ubwo se urumva umwanya wa gatandatu atari bya bindi byo gutekinika. Ikindi kinakomeye, ejo bundi mwumvise umuminisitiri avuga ngo mu byo ngo bafite ibiribwa byo guha abanyarwanda ibyumweru bibiri bari muri Guma mu Rugo. Ubu u Rwanda, leta ya FPR iri kutwibutsa ibihe bibi abanyarwanda babayemo by'icuraburindi. Banyarwandakazi, uburyo FPR iri kuyobora igihugu biratwibutsa igihe cy'ubukoroni, biratwibutsa igihe cya shiku. Kubera iki? Mwabonye mu itangazo bavuga ibintu byaguma mu rugo, biteye soni, biteye agahinda. Bavuga ko abanyamahanga bafite uburenganzira bwo gutembera igihugu. Mumbwire aba bantu b'inkotanyi icyo bashaka, niba kuko bakunda abanyarwanda, aba bivuyemo nk'inopfu. Umunyamahanga afite uburenganzira bwo gutembera mu gihugu, umunyarwanda nta burenganzira afite. Ibi birashushanya iki? Biratwibutsa bacanshuro, biratwibutsa babakoroni bakundaga u Rwanda ariko bakanga abanyarwanda. Sicyo bivuga se? Nicyo bivuga. Ibi rero ni ibintu byerekana ko FPR irakataje, FPR mu bintu byo guha agaciro abanyarwanda. Ibyo bintu ntibiriho. Bijya kuvuga ngo gahunda zaguma mu rugo, ni gahunda FPR ikora kugira ngo yiyamamaze. Ariko rero buriya hari ikintu abantu bibaza, hari n'Imana. Iya gahunda yaguma mu rugo, FPR ni imibare iba yakoze, ariko imibare yayipfanye. Ishyizeho gahunda yaguma mu rugo kugira ngo yigaragaze, noneho abantu bashaka kwigaragazaho nibo bambere babwira ati indege zanyu ntizigomba kugera mu gihugu cyacu.
ikindi gikomeye cyo guhima abanyarwanda bakagerageza ngo abanyamahanga aribo bahabwa ijambo kugira ngo bagaragare. Ubu dufite ikibazo cya covid ya yindi yiyuburiye ikaba covid y'ubundi bwoko. Turi kwibaza ko abanyarwanda banyarucari, abanyarwanda baciye bugufi, ko tudasohoka ni bande bazanye covid? Abazanye covid ni babazungu. FPR yabwiye bati muze mwidegenje mu Rwanda, abanyarwanda twarabafungiranye, none abo bazungu batuzaniye ya covid. Kuko nta munyarwanda uri hasi wo mu rwego rwo hasi ushobora gusohoka ntaho yahuriye na kiya gice kindi cya covid yiyuburiyemo. Bigaragara ngo rero ibintu bya gahunda ya guma mu rugo ni gahunda idafitiye inyungu abanyarwanda, ni gahunda FPR yafashe yo kugira ngo yiyamamaze. Reka tubyemere ko ishyize abantu muri guma mu rugo, yiganya abafaransa, yiganya abadage, yiganya n'abandi bose, ariko abo ngabo yigana, abo ngabo bafashe icyo cyemezo bafata n'ibindi byemezo byo kuzahura abanyarwanda abaturage babo. Bo rero ntabwo bigeze bafata ibyemezo byo gufasha b'abanyarwanda nigeze kuvuga bari babaho ari uko basohotse bakajya guca inshuro. Twigeze kubikomozaho. Bigaragara rero ibyemezo byose ifata, FPR ifata, ni ibyemezo iba ifite bya binavuze ngo ni imibare yo kwigaragaza imbere y'amahanga. Kandi banagaragara uretse ibintu byo kwiyemera nta n'ubushobozi bafite. Nibemere ko nta n'ubushobozi bafite, kandi bemere ko batagomba kwitwara nk'Ubufaransa cyangwa Ubudage cyangwa ibihugu by'Uburayi, kubera ko ingendo y'undi iravuna. Ubushobozi se babukurahe? Ko amafaranga umutungo w'igihugu bawucunga turabizi. Ubu se ngo ejo bundi nandi gukora itangazo bafashe ingabo z'u Rwanda zigiye kurwana muri Central Africa. Ayo nta mafaranga agenda. Ayo mafaranga agiye mu basirikare bagiye kurwana muri Central Africa. Ayo mafaranga niyo agomba gukoreshwa kugira ngo bagire bate bagurire ibyo biribwa abanyarwanda. Hari n'andi mafaranga bakoresha mu zindi gahunda, wenda tuzagira umwanya wo kuzivuga, ariko bigaragara ko uburyo igihugu gicungwa ntabwo ari uburyo bubereye inyungu rusange z'abanyarwanda. Ikindi kinakomeye, uburyo ibyemezo bifatwa, uburyo ibyemezo bifata biteye agahinda. Inama ya guverinoma ubushize yafashe icyemezo butihute. Hari abantu bari hanze ya Kigali, hari abandi bari muri Kigali bashobora gutaha. Ugasanga nk'umubyeyi wagiye gusura umurwayi asize umwana mu rugo, uwo mubyeyi araye kubiri n'umwana yonsa. Ayo ni amahano. Mu Rwanda ntaho byabaye ko umubyeyi arara kubiri n'umwana wonsa, ariko ibyo byose ayo mahano FBI irayakora kubera iki? Za nyungu ya mibare yabo ya politiki. Ikindi urasanga abantu mugomba kuba muri guma mu rugo, mugomba gufunga amaduka saa 12, mugomba guhagarika imirimo saa 12 n'ibindi. Muri muguma mu rugo barangiza bari kubaka imisoro. Iki nacyo ni ikibazo. Byumvikana gute se ko umuntu umwaka umusoro kandi atari gukora? Ejo bundi numvise umuyobozi muri Rwanda Revenue Authority, umuyobozi ushinzwe imisoro, ubanza ari imisoro begereje abaturage, banza sinzi ko babyitamerwa mu kera, avuga ngo abantu bagomba gutanga umusoro w'ubukode bw'inzu. None se umusoro w'ubukode bw'inzu, umuntu udashobora gukodesha, udashobora kwinjiza amafaranga kubera ko uwakodesha umupangayi adashobora kwishyura, arakora arishyura umusoro w'ubukode bw'inzu gute? Arawishyura gute? Ibi ngibi nabyo niba atari ubuswa, ariko harimo bya bindi nyine byo guhimana. Ubundi amahame remezo y'umusoro avuga ko umuntu asora bishingiye yuko yinjije amafaranga, habaye igikorwa gituma amafaranga yinjiza amafaranga. Nibyo bita mu magambo y'imisoro, habaye icyo bita igikorwa nyirabayazana cy'umusoro. None se ni hatabaye igikorwa nyirabayazana cy'umusoro, uwo muntu uramuca umusoro ushingiye kuki? Ikindi, hari abantu bafunze ubu ngubu badacuruza.
ndavuga cyane cyane b'abacuruzi batoya cyangwa bakora mu byiciro biciriritse, uwo muntu tuzi ko bamwaka buri kwezi umusoro runaka. Ubwo si uwo muntu uramwaka uwo musoro atakoze, atinjije amafaranga, urabona ko ayakurahe? Bigaragara rero dufite igihugu, dufite abayobozi bireba, ntaribagirwa ukuntu abayobozi bacu bireba. Abayobozi bacu barashaka ko abaturage bigomwa, hanyuma bo bakaza bakaba babize ngarame. Ariko mbibona ni babize ngarame kubera iki? Uwo muturage ari mu guma mu rugo, bamubujije kujya guca inshuro, ariko wa minisitiri twavugaga, wa mundi twavugaga arahembwa amafaranga ye yose. Kuki ahembwa amafaranga ye yose? Kandi icyambere hari amafaranga yo kwakira abashyitsi. Ese amafaranga yo kwakira abashyitsi barayamuha? Hari abashyitsi agomba kwakira muri guma mu rugo? Hari amafaranga ya transport babaha ku modoka zabo za zindi zabagashize. Ayo mafaranga ya transport kuki bakomeza bakayahabwa? Bigaragara rero dufite leta aho kugira ngo igire icyo yigomwa, ahubwo irasaba abaturage bayo kwigomwa kandi ari ba ntaho bikora. Aho ngaho harimo tena nacyo kibazo dufite mu Rwanda. Nkeka ko impamvu FPR yanga no gufungura urubuga rwa politiki, yanga ko haba n'ubwisanzure, baba bagira ngo tutabwira abaturage ibingibi, hanyuma muri cyagihe cy'amatora bakabatera umugongo. Ariko uko byamira kose nge nemera ko Imana iriho, umuntu wese udaha agaciro uburenganzira bw'ikiremwamuntu, umuntu wese utaha agaciro ubuzima bw'umuntu, niyo wakubaka amagorofa ugakora ibyo ukora byose, nta hantu bizakugeza, kuko ubuzima bw'umuntu ni ikintu gikomeye. Bwana Ntwari, umuntu ashobora gukora byose akakwima byose, ariko kwambura umuntu ubuzima ni ikintu gikomeye. Ngewe ukubwira nagize ibibazo byinshi muri iki gihe cy'ubuyobozi bwa FPR, ariko nibura ndacyahagaze, ndacyariho. Byonyine kuba afite n'ubwo buzima bishobora no gutuma haba n'uburyo abantu bashobora kwicarana bakaganira, hakaba no kubabarirana. Ariko iyo utahaye agaciro ubuzima kugira ngo umuntu yumve ukuntu yakubabarira, cyangwa se kugira ngo umuntu yumve ibikorwa byawe, ndakeka ko ari ibintu bikomeye cyane cyane ko twese turi abantu. Burya umuntu iyo utamuvukije ubuzima ukamugirira nabi, ariko ateye intambwe agatera imbere, ya nabi wamukoreye arayibagirwa, kereka iyo ukomeje ukamukurikirana. Ariko iyo umuhaye ukamuha amahoro n'umuvutse ubuzima, bya bindi ashobora kubyibagirwa. Ariko nanjye mbishimangire, kuvutsa ubuzima, kwambura ubuntu mu buzima, kudaha agaciro ubuzima rwose. Aya magorofa ya FPR ni Kigali Center, n'igiki bya convention bya arena, biriya byose kuri twebwe, ku bantu baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ku bantu bashaka ko u Rwanda rwaba urwa bose, ku bantu banga ikintu cyitwa guhotera uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ku bantu banga ikintu cyose cyo kugira nabi umunyarwanda cyangwa umuntu muri rusange. Biriya byose bimeze imbere yacu, bimeze nk'aho ari ubusa. Maître Ntaganda, mukomoje kuri Centrafrica, mwana yanditseho ko u Rwanda rutari rukwiye kohereza ingabo muri Centrafrica, rwagize ingabo muri Sudan, rugira ingabo muri Haiti, rugira ingabo muri Mali, rugira ingabo henshi, ndetse aho naho rugenda byitwa ko ari muri misiyo z'ubutumwa bwo guharanira amahoro. Rukaba runaregwa rushinjwa kugira ingabo muri Congo. Kuki mwategereje Centrafrica gusa ngo ari wo muvugaho? Aho hose rwagiye rwohereza ingabo ho mubivugaho iki? Nubwo Centrafrica rufite ingabo z'uburyo bubiri, hari za UN, hakaba n'izindi ngo muri misiyo y'ubwumvikane, hakaba n'icyo kirego cy'uko rufite ingabo muri Congo ariko rutajya rwemera. Ibyo bintu byose murabivugaho iki? Ngira ngo igisubizo cyoroshye. Kuri Centrafrica icyo twamaganye, ndagira ngo abanyarwanda babyumve
banyarwanda banyarwandakazi, iki kintu ndagishimangira. Ingabo twamagana z'u Rwanda zagiye mu gihugu cya Centrafrique ni ziriya ngabo zagiye bishingiye ku masezerano y'inyabubiri yabaye hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Centrafrique. Kuko izo ngabo uko zagiye mu buryo bw'amategeko, cyane cyane amategeko agenga ibihugu cya Afurika, cyane cyane amategeko ajyana n'uburyo umutekano ugomba kubungabungwa igihe habaye ikibazo muri kimwe mu gihugu cya Afurika, barabiyishe. Bigenda bite? Ubundi iyo hari igihugu mu karere gifite ikibazo gikemurwa n'ibihugu biri mu karere, bikumvikana uburyo ingabo cyangwa se uburyo bagarura umutekano mu gihugu runaka. Ntabwo byumvikana rero ukuntu u Rwanda rwasimbutse ibirometero n'ibirometero rugahaguruka rukajya muri Centrafrique. Ibyo ni cya kibazo twabwiye ati ntabwo u Rwanda rwitaye ku nyungu z'abanyarwanda. Niki cyabaye rero? Ikindi kidakomeye ni uko twabonye n'amakuru y'uko ari n'abasirikare b'u Rwanda bashobora kuba bahatera ubuzima. Ese koko ko abanyarwanda twapfushije? Ntanibagirwa, reka mfate umwanya kwihanganisha ababyeyi, imiryango y'abo bana b'abanyarwanda bari gukomeza kumena amaraso yabo mu gihugu kitari icyabo. Birababaje. Nta mpamvu n'imwe u Rwanda rufite wo kujya mu gihugu cya Centrafrique. Hari ibihugu nk'uko nabisobanuye bifite izo nshingano bishingiye kuba biri mu karere kamwe na Centrafrique. Ahangaha ndashaka kuvuga CAC niyo yagombaga gufata icyemezo no kwerekana uburyo igihugu cya Centrafrique kigomba gufashwa kugira ngo kive mu kariya kandara. Ibibazo byavutse rero ni iki? Nuko ari bimwe mu bihugu bya CAC byatangiye kwita u Rwanda ko ari igihugu cyivanga muri politike y'akarere kabyo. Ibintu bishobora no kuba bibi, nta nibwo nabyo nifuriza izo ngabo z'u Rwanda dukunda, abo basore b'abanyarwanda dukunda bari gusa. Ariko rero ni ikibazo gikomeye. Ikintu cyane twavuze cy'uko u Rwanda nyine rushaka nyine kwigaragaza. Ubu noneho rwatenda intambwe muri Centrafrique, rurashaka kwigaragaza nk'igihangange, nk'igihugu nyine gishobora kuba gifite igihagararo muri politike mpuzamahanga, muri geopolitike. Ntabwo u Rwanda rufite indangagaciro zituma rwaba igihugu cyakwitwa igihugu gishobora kugira igihagararo mu rwego rwa politike mpuzamahanga. Ni agahugu gatoya, ni agahugu kadafite ikira nta biriya bintu by'ubukungu biri ku butaka. Ni agahugu kadafite n'ibintu byinshi u Rwanda rudafite rushobora gutuma rwakwishyira hariya nk'igihugu gishaka kugira igihagararo mu rwego rwa geopolitike cyangwa muri politike mpuzamahanga. Ubu noneho bari gutangira kuba ingabo zacu batangiye kuba iciro ry'umugani, batangiye kuzita ko ari abacanshuro. Ibi bintu byose ni ibintu bigaragaza, bidaha ishusho nziza u Rwanda, bitaba ishusho nziza abayobozi ba FPR nakomeje kugerageza kugira inama. Ngira ngo rero byabaye nka bya bindi ngo wicishije inkwari kuboko ngo urakugeze gute. Wenda bya bindi bavuga ko bajya muri Kongo, wasanga barashyekiwe ubwo bagiye muri Kongo, biravugwa nta maraporo ya ONU, nanjye ndayasoma nawe urasoma, ariko ibyo bintu biravugwa. Kandi nkeka ko iyo ikintu cyavuzwe na Loni ni umuryango wemewe ufite ikintu navuga ngo cyo kutabogama, biranashoboka ko nabo basirikare bariyo. Ikindi wenda narangirizaho kuba twaragize iriya tangazo, nuko n'umukuru w'igihugu bwe yiyemereye ko bohurije ingabo muri Centrafrique bishingiye kuri ariyo masezerano nise amasezerano y'inyabubiri hagati y'igihugu cya Centrafrique na guverinoma y'u Rwanda. Mu bintu bitanu bituma igihugu kiba igihangange muri geopolitike harimo kuba gifite ubuso bunini na population nini, birumvikana. Harimo kuba ari igihugu gifite ubukungu butajegajega,
harimo kuba ari igihugu gifite umutungo kamere ushobora kuba amabuye y'agaciro cyangwa se susol cyangwa se essence peteroli n'ibindi. Icya kane ni uko kiba ari igihugu gifite ubuhangange bwa gisirikare. Icya gatanu ni ukuba ari igihugu gifite ubutegetsi buvuga bikumvikana no hanze yacyo mu ruhando mpuzamahanga. U Rwanda rugendera kuri bibiri bya nyuma, ko ngo rufite ubutegetsi bwubahwe bukunzwe n'isi yose, ngo bukagira n'igisirikare cy'igihangange. Niko ubibona? Ni bya biri nyine bavuga ngo mu Kinyarwanda bavuga ngo nta musore utirariye ntarongora inkumi, ariko ibyo byose nta na kimwe bifite. Ibyo bintu bitanu si uko nanga abategetsi b'u Rwanda, rwose ndabakunda, harimo n'abavandimwe banjye, harimo n'ab'inshuti zanjye, hari abo nigishe muri universite, hari abo twakoranye, si uko mbanga. Nanigeze no kubivuga ko ibyiza nagezeho nabigezeho muri iyi leta ya FPR, asibye ko n'ubundi nari ntuye mbifite, cyane cyane ko ngira mvuka bashobora kuba babimpaye. Icyo rero cyaragaciyemo. Ibyo bintu rero ntabyo bafite. Ingabo bafite zikomeye n'izihe? Urashaka kumbwira ingabo tuzi za FPR icyo gihe barwanaga bari bafite imyaka 24, ubu ngubu babaye basaza. Abangaba nibo barwanya izo ntambara, abandi ntazi intambara barwanya. Kuko ibi bintu byo bavuga ngo bafite ingabo zikomeye, ngo bafite n'izihe? Ejo bundi ari raporo nabonye bavuga ibihugu bifite ingabo zikomeye muri Afurika, ntabwo u Rwanda ruza mu bihugu 10 bya mbere. Ubwo se izo ngabo hano buri kuri liste, nta no ubanza utari no kuri liste. Izo ngabo bigwa bavuga biriya ni ibintu byo kwiyahura. FPR nireke gukora politike yo gutuma abana yo gutanga abana b'u Rwanda. Biriya ni ukwaho ni ugutanga amaraso y'abana b'u Rwanda kubera inyungu ngewe ntanabona. Urumva tumaze kubona ko nta nubwo bari no kuri liste y'ibihugu bifite ingabo zikomeye. Kandi birumvikana kugira ingabo zikomeye si uko ufite ingabo nyinshi, ugomba kugira n'izo ntwaro. Barazigura iki? Niyo abantu birirwa basabiriza bagira bate, bazigura iki? Kugira ngo ugire intwaro ni ubwo buso, kugira ngo ugire igisirikare gikomeye ni ibintu byinshi bareba. Ku bijyanye rero no kuvuga ngo bafite ijambo se uretse bariya abantu bakorana nabo bahashebuja bamatse ibihugu, none ubu ngubu batangiye no kubabwira ati ibyo mukora birahaje murekeraho. U Rwanda ijambo rwagira ni ubuje rwose. U Rwanda nta gihagararo rufite, wabisobanuye neza muri politiki mpuzamahanga. U Rwanda navuga ko rugitaguza, sinzi ko twanabyita gutaguza. Wenda umunsi bazafungura amarembo hakaba igihugu kigenda kuri demokarasi, abanyarwanda bakigira ijambo muri leta, wenda gishobora kuzitwa igihugu cyagira ijambo. None se igihugu kidaha ijambo abanyarwanda, abaturage bacyo, kizagira gute ijambo mu rwego mpuzamahanga? Kuko niyo rugiye mu nama n'ibindi bihugu, rugenda rufite ipfunwe, kubera ko buri teka rubaza ati ariko wowe uratwigisha ibingibi, wowe wabanje ugakemura ibibazo biri wanyu mu Rwanda. Ejo nari mu nama y'abanyafurika batandukanye tuganira ku bibazo by'amategeko. Hari uwahagurutse ahavuga ngo mu Rwanda ngo bateye imbere ngo kubera ko bafite inteko irimo abadamu benshi. Ariko ndakubwiza ukuri, uwo muntu baramurashe, baramubwira bati iyo nteko kuko irimo abagore benshi. Ahubwo se abagore bamaze iki? Ese abo bagore bagiye kuvugira abanyarwanda cyangwa abo bagore bagiye kuvugira FPR? Ese abo bagore bafite ubushobozi n'ubunararibonye butuma bavugira inyungu z'abanyarwanda? Bigeze babikura no ku murari, babereka ko abo bagore bagiye mu nyungu za FPR, kubera ko abo bagore ni nabo bahinduye itegeko nshinga kugira ngo tugire umuperezida uzabaho ubuzima bwe bwose. Ni ukuvuga ngo rero no kuba bafite politiki itameze neza mu gihugu ni kimwe mu mbogamizi z'uko u Rwanda rwagira n'ijambo mu ruhando mpuzamahanga. Kuko buri teka iyo rigiye kuvuga ijambo aravuga ati mubanze musobanure uburenganzira bw'ikiremwamuntu, mubanze musobanure abantu baburirwa irengero, mubanze musobanure ariya mazu mufungiramo
amazu atazwi afungirwamo abantu. Mubanze mufungure abanyapolitiki bafungiwe ubusa, abanyamakuru bafungiwe ubusa, n'izindi mpirimbanyi z'uburenganzira muntu zifungiwe ubusa. Ni ukuvuga ngo rwose u Rwanda ntabwo rufite indangagaciro n'imwe zishobora gutuma rwaba igihugu cyagira igihagararo mu rwego rwa politiki mpuzamahanga. Ikibazo kibanziriza cya nyuma, muherutse kwandika mugira icyo musaba Ubwongereza. Umunyarwanda ubateze amatwi ubareba utarabashije gusoma iryo tangazo, ni iki muri gusaba Ubwongereza kandi mwabitewe n'iki? Ngira ngo kuba twaranditse iriya tangazo njye na mugenzi wanjye Madamu Ingabire byari bishingiye ku magambo intumwa cyangwa se igihugu cy'Ubwongereza cyari cyavuze gitunga agatoki uburyo u Rwanda rutubahiriza amahame remezo ya Commonwealth. Icyo twakoze rero birumvikana ni ukubashima, ariko kandi tunabasaba ko batera indi ntambwe kugira ngo bumvishe leta y'u Rwanda. Nabivuze ko tumaze imyaka 26 turi muri iki kibazo cyo guhungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'ibindi bijyanye na demokarasi n'amategeko. Twasabaga rero Ubwongereza ko bwatera intambwe kugira ngo busabe leta y'u Rwanda yubahirize amahame remezo y'uyu muryango wa Commonwealth, kuko twabagira inama tuvuga ati kugira ngo icyizere cy'uyu muryango kibe icyizere nyakizere, amahanga agira icyizere uyu muryango wa Commonwealth, nuko mu banyamuryango wabo hatabamo igihugu kimeze nk'u Rwanda. Igihugu kimeze nk'u Rwanda ni ikihe? Kimeze gute? Ni bya bindi twarondoye. Ni igihugu kitemera amahame ya demokarasi, ni igihugu kitemera kitagendera ku mategeko, ni igihugu gihungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ibyo bintu bisa nk'aho byabaye inzira FPR yahisemo yo kuyobora igihugu ihungeta abanyarwanda. Birumvikana rero izabajya yifashe bari kwitera amacumu hirya no hino. Ntabwo bidushimishije na gato kubona leta ya FPR yabaye nka leta ya ruvumwa. Warabikurikiranye mu nama, ubanza ari ibihugu 70, igihugu cyose cyahagurukaga, yewe n'ibihugu nka Iran nabyo byatunze urutoki leta y'u Rwanda. Kandi koko nibyo, u Rwanda rugeze ahantu buri munsi nk'igihugu nka Iran. Hari n'ababajya bavuga ati u Rwanda uko ruyobewe, na reka mbyihore nanjye kubivuga, reka wenda nzabivuga ubutaha. Ariko arabavuga ati imeze nka bya bihugu ni bya bindi nyine. Hari abavuga ko imeze nka Korea ya ruguru. Mwumve ni abayobozi n'ibigihugu gisigaye abantu bakigereranya nka Korea ya ruguru. Icyo gihugu kiragana hehe? Njye nongere mbishimangire, tugira inama abayobozi ba FPR, turabakunda. Yewe dutere n'intambwe tubwire n'abana babyara. Nabonye baratangiye no kugira imyanya ya politiki. Abo bana babo nibahaguruke babwira ababyeyi babo, bababwira ati babyeyi bacu hari ibyo mwagezeho, asiye ko ngiye nyine ntabyemera. Igihe cyose ubungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu, njye ntacyo na kimwe uzambwira ko wagezeho. Abo bana nibo bashobora kuzatwara uyu mutwaro w'ababyeyi babo wo kuba baranze kuyobora uko abanyarwanda babibasaba kuyobora, uko ibihugu mpuzamahanga bibasaba kuyobora, uko imiryango itandukanye barimo babasaba kuyobora. Kandi nta nubwo ari n'ibintu binagoye. Njya nicara nkibaza, ariko ni ikibazo cy'FPR ifite. Abantu bafite amafaranga, bubatse n'ayo mazu, hose ku isi hose bafite amakonte n'ibiti byose, kuko ikintu basigaje ni iki?
ubu bagombye kwicara bagashimira Imana, cyane cyane ko abenshi babaye no mu buzima bukomeye. Cyari igihe cyo kwicara bagashimira Imana, ati Mana mwadukuye hariya na Kivaru, Mana mwadukuye hasi n'ahandi hose, aho hose bakicara bagashimira Imana. Mwadukuye za Mushiha, bakicara bagashimira Imana, bakavuga ati Mana aho wadukuye ni aha ngaha, reka tukwiture dutuza neza abanyarwanda, tukwiture dutanga ituze mu banyarwanda. Ngira ngo nibwo buryo, nibwo butumwa naha FPR. Abategetsi babo bagize ibibazo kandi birumvikana amateka, nta n'uwabibahura, ariko kuba baravuye ahantu nk'ariya, navuze za Mushiha, navuze za Kivaru n'ahandi hose, bwari uburyo bwo kwicara bagatuza, bagaha ituro Imana. Nta rindi turo, ni uguha ituze, bagaha ituze abanyarwanda, kuko rwose aho ibintu bigeze abanyarwanda turababaye, abanyarwanda barababaye. Sinzi, hari n'abavuga ko, hari n'abicara, nigeze kubona ejo bundi akavidewo bicara bakavuma ubutegetsi bwa FPR. Njye rwose sinshobora kubuvuma, ariko icyo nakora no kubuvuma ntabwo ari byiza, nta nubwo ari n'uburyo bwiza bwo kubaka, ahubwo icyiza mbona ni ukubagira inama, tukabereka ko twebwe twiteguye kwicarana nabo, tukabereka ko twebwe twiteguye, kubera ko tudafite inzika, nta nabi dufite. Icyo dushaka ni uko bareka tukagira za ndangagaciro zose zikamamara, zikogera mu Rwanda. Naho ubundi rwose mbona ahantu baganisha u Rwanda, mbona ahantu bagana, mbona ahantu bashobora kuganisha urubyaro rwabo atari ahantu heza, niba ibintu bikomeje gutya. Tugana ku musozo, ndagaruka ku kindi cyagiye kivugwa n'abanyapolitike bavuga ko batavuga rumwe n'ubutegetsi, cyane cyane abari hanze y'igihugu. Hari ibifatwa na bamwe nk'ukuri, abandi bakabifata nk'impuha, nk'abavuga ko umukuru w'igihugu yaba atakiriho. Ese babifite amakuru cyangwa nimwe mu nzira z'imikinire ya politike ku batavuga rumwe na leta? Byaba ari bimwe se bamwe bita umuvuno wa politike? Biramutse atari ukuri, opozisiyo ibifitemo nyungu ki? Mbere yuko ngo igisubize kuri icyo kibazo, hari ikindi kintu abantu bagombye kwibaza. Ese ni ukubera iki ibintu nk'ibyo ngibyo bivugwa? Nta nubwo ari ubwa mbere ibyo bintu bivugwa. Ndabyibuka mu mwaka wa 2011 cyangwa 2012 habaje kuba impuha, inkuru ziturutse muri Kongo. Ubanza ari abakongomani ba mbere babanje kubyina ngo igoma ngo umukuru w'u Rwanda yitabye Imana. Ariko se ngiye ikibazo nibaza, umuntu wese agomba kwibaza, ni ukubera iki ibyo bintu biba? Nge mu bushishozi bwanjye, mu bunararibonye bwanjye, mu mbonesha bwenge yanjye, mbona FPR ibifitemo uruhare. Kuko niba FPR itemera kuba mu Rwanda haba ubuyobozi buyobora bishingiye ku mucyo, ibintu byose ari ugutekinika, ibintu byose ari ukubeshya, ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose byo kudakorera mu mucyo nicyo bituma havuka amagambo nk'ayo ngayo. Ibyo bintu byose byo kuba tudafite itangazamakuru ryigenga rishobora kuvuga ati iri itangazamakuru ryigenga, ibyo bivuze bihagazeho, ntabwo ribogamye. Ibyo byose nibyo byatuma hataba ibyo bibazo. Niba mu Rwanda tudafite ubutegetsi bukora mu mucyo, niba mu Rwanda tudafite itangazamakuru ryigenga, niba mu Rwanda tudafite, batemera ko opozisiyo ikora, ese urakeka ko ibibazo nk'ibyo ngibyo bitazavugwa kugeza naho bisaba ko umukuru w'igihugu ajya kwisobanura imbere ya televiziyo y'u Rwanda, kugeza naho abavuga ibyo ngibyo bahabwa ijambo mu binyamakuru mpuzamahanga? Bwana Ntwari, ndakubwira nkunduje ko ibigambo ibivugwa FPR n'ituma byose
biba. Ndaguha urugero, mu bindi bihugu byateye imbere muri demokarasi, ubundi abantu bari mu mashyaka atavuga mwe na leta hari icyicaro bagira mu byo bita protocole. Ariko se nk'ubu ngubu ni uwuhe munyapolitiki udavuga rumwe na leta uri muri protocole ya leta? Ni ryari perezida wa repubulika yari yahamagara perezida fondateur wa PS imbera kuri Maître Ntaganda Bernard? Ni ryari yari yahamagara Madame Victoire Ingabire ngo baganire ku bibazo byose by'igihugu? Ni ryari? Nizo ngaruka z'ibyo byose rero, nizo ngaruka z'ibyo byose, kubera ko niba habayeho njye mishimangire ikintu cyo kuyobora mu mucyo, cyo kuyobora ushingiye ku mategeko, ibyo byose ntibyavugwa. Ngubu ngubu bashobora kumbaza ati ariko ejo bundi mwicanye na perezida wa repubulika muvuga ku byerekeye ibibazo by'igihugu, we waramubonye? Si byo se? Ariko se azavuga uwo bazabaza baba depite babaye ba Beni Wiwi bandi Uganda, icyo mu gifaransa bita Beni Wiwi bandi Uganda ba Yesmen. Uwo nguwo umuntu amubaza azavuga ati ni bya bindi byabo n'ubundi babaye bakanaka babe n'ibindeba babaye babandi bemera ibije byose. Urumva ko turagaruka ku cya kindi cy'uruhare rwa FPR muri ibi bintu bituma haza inkuru nk'izo ngwizo. Ngaruze ku kibazo nyirizina rwose birangora kuba nagisubiza. Wenda uwo munyapolitike Nahimana afite uburyo abona politike ye, afite inguni abona akoramo politiki. Nkeka ko umuntu wamusubiza waterana amagambo nawe neza ni Intore, kuko ntabwo ari njye wasubiza FPR. FPR ifite abantu benshi bashinzwe kugerageza kwivugira no gusobanura ibyo bintu. Ubwo rero muri rusange, ubwo icyo kibazo ni icya FPR na Nahimana. Nkanjye w'umunyapolitike mbirebera muri uwo mujyo wo kuba ati kuki ibibazo nk'ibi bivuga. Ariko ntararangiza, hari ikintu wenda nashimangira. Njyewe ikibazo mfite ntabwo ari umuntu runaka, kandi ashaka kuvuga perezida wa repubulika. Njyewe ikibazo mfite ni sisiteme ye. Ikibazo mfite ni sisiteme ya perezida Paul Kagame. Ntabwo ikibazo mfite ari perezida runaka nk'umuntu Paul Kagame. Yewe ndagira ngo mbwire n'abanyarwanda batwumva, nyakubahwa perezida Kagame ni iwacu mu Ruhango. Urumva rero ko njyewe kuba yabona perezida njyewe bifitemo inyungu, ariko ikibazo mfite ni sisiteme ye. Nafitemo inyungu, abanyarwanda badafitemo inyungu. Aho ngaho niho hari ikibazo. Kuba rero umuntu yajya hariya akishima kanaka yapfuye, ngira ngo nanone ntabwo umuco w'Umunyarwanda ari byiza. Reka nkubwire Ntwari, mbyibutsa abanyarwanda, muri 1994 perezida Habyarimana nyakwigendera perezida bamwishe, bamuhotoye. Hari abantu bavugije impundu, hari n'abandi bavuga ngo Habyarimana navaho impundu zizavuga. None se impundu ntimwazibonye? Ntizabaye induru? Hari umuntu ushobora kuvuga ngo rero kanaka navaho reka tuvuge perezida wa repubulika nyakubahwa Paul Kagame avuyeho ngo impundu. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Ubwo yasibye ko ari na perezida wa repubulika, n'umuntu wese wakwitaba Imana ukabyishimira, ntabwo byatanga impundu. Njyewe niko mbibona. Ikibazo mfite ntabwo ari umuntu runaka, ikibazo mfite ni sisiteme ye. Hari ababyibeshyaho bumva ko politiki ari ukuvuga nyakubahwa perezida wa repubulika. Njyewe siko mbibona. Ni ishyaka PS imberakuri, ntabwo ariko ibibona. Twebwe ikibazo dufite, abanyarwanda bafite ikibazo dufite ni sisiteme ya FPR, kuko uwo nguwo ashobora kugenda. Ntabwo mbimwifuriza, ngenda mwifuriza ubuzima buzira umuze, ariko sisiteme ye ikagumaho
urumva ko ibibazo byaba bibaye bibi, bishobora no kuba bibi kurushaho. Njyewe rwose ntabwo mvuga ngo ndatera inzuzi, ndagenekereza rwose kuba umuntu runaka ari umuyobozi w'igihugu, kuba yavaho mu buryo nk'ubwo ngubwo buri kuvugwa, ntabwo ari byo bizaduha amahoro, ntabwo ari byo bizatuma opozisiyo igera ku byo ishaka ku neza y'abanyarwanda. Twebwe twifuza nuko nyakubahwa perezida wa repubulika, ndangize ntanga ubutumwa bumureba, yakwemera, arabishoboye. Ikibazo gihari ni ubushake bwa politiki. Wari uvuze ngo abo batavuga rumwe ni bande, batavuga rumwe ni bande. Ngira ngo iyo mvugo yabaye, nkeka ko iki gihe tugezemo ntabwo yaba ari imvugo ikwiye, kandi nkeka ko n'iyo mvugo itakivugwa rwose. Ubutumwa ni uko haba ubushake bwa politiki, agafungura amarembo, hakemerwa demokarasi, abatavuga rumwe na leta ba mu Rwanda bagahabwa rugari, ariko tugahabwa rugari natwe tugaragira amategeko, tutica amategeko y'igihugu. Ahasigaye bakabona ko FPR ishobora kuyobora igihugu kandi iri kumwe n'abatavuga rumwe nayo, ariko mu kuyobora igihugu ikakiyobora ibihawe n'abaturage, atari bya bindi byatora ahangaha imbunda ikuri hejuru. Nibareke abaturage batore bisanzuye, nibareke abaturage bahitemo aho bashaka. Hanyuma erega ibingi tunasaba biri mu nyungu za FPR kurusha kuba mu nyungu zacu nk'abantu batavuga rumwe na leta ya FPR, kuko bizajya mu mateka y'u Rwanda bavuga ati hari umuperezida nyuma y'imyaka 26 wagezeho aravuga ati reka fungura amarembo, reka abatavuga rumwe n'ishyaka ryanjye cyangwa se n'ubutegetsi bwanjye bagire ijambo mu gihugu. Ngira ngo nawe ye nambitswe umudende banyitirira iriya fondasiyo, we wenda bazamuha impotore igihe cyose azaba yemeye ko haba urubuga rwa politiki, abanyarwanda tukisanzura, abashaka gukora politiki bakisanzura. Murakoze.